payment yatanze zitari kumacinga n'uwo bari kubona. Hano ubwire n'indi team ya marketing and design ko nabo bagomba gupresenting umushinga mu gitondo. Ndumva ntabwo ari bwaje. Ahubwo se ni turi hano. Hano ndi jyenyine abakozi baba bagiye. Hano dufite umukozi umwe abagiye guhaha, abandi bari gufura imyenda ya papa mu mashini. Ako shayi wanyine. Bwiza bwa hano nyamuna ari habi maze. Serious nyamuna ari habi. Wakunze? Yeah. Tuzibere mu nzu nk'izi. When this come. Ese umekuriye? Yego. Undi nyine ariko nayo ni nziza. Papa kwa amafaranga papa afite. Ariko nge nzubaka indirenze kuko nayo nzaba narubaza ko nanyo kuri tini y'abakozi. Baze kuvugwa cyangwa bari icyo bahindura muri za requirement baje bashiraho. Ariko n'ubundi ntabwo ari ibintu bigoranye mu nama ya mu gitondo. Uze kunyuza cyangwa ndi kubivugaho. Kandi nshaka ibyo mvugana na secretary nyine babidiringeho bateguye inama. Okay. Sawa murakoze cyane. Sawa. Ariko buriya muhungu wa boss umubona ute? Denise? Kandi mbona ntayo ibiki? Se ko mbona agira amahane. Uzi ko wagira ngo ntabwo ari boss amubyaye. Seriye? Ni ukuri. Shinge mbona yitonda maze avuga nabi n'umunsi wari mu turahanga mbwire neza. Ikareka ni kuri pe. Ntabwo mwumvikana we nawe. Cyane ntabwo twumvikana. N'ejo bundi namushyiriye dokima nyine nazisinye. Ambwira nabi ngira ngo hari n'ikintu napfuye nawe. Ariko nyine bimaze kuba kenshi umanza hari icyo umanza nyine amaraso yanjye adakorana nayo. Oya nawe ivuga gutyo si ubwo mwamupfikiye. Ntabwo mbizi gusa uriya muhungu ntabwo ari mwiza. Ariko nta handi hantu nziranye mu kazi gusa. Nta handi nziranye nawe ni mu kazi gusa. Ariko nyine avuga nawe umanza hari akamenya gusa nyine uriya ndabasanga nawe akiri kukwiga cyangwa se ndamukaba mwarahuye hasi. Maze ubundi ntabirenze nzi ko njya atambuka akansuhuza waramutse wiriwe ibyo bikaba birarangiye. Wenda ubwo wasanga wenda ari njye dufitanye ikibazo. Wenda umuntu nyine yazategereza akareba ko wenda n'abandi bakozi ariko bya abagenda. Nisaba indi mwaraganira basi bakubwira ko mufata nabi. Oya nawe nyine ndaganira nawe ndabimubwira ni wowe mbibwiye kuko ugize ngo nyine hari icyo mpfa nawe. Shange mbona ari n'umwana mwiza cyane kandi wenda wasanga ari njye n'umwida ariko se ko ntekereza ko ni mubi cyane. Nzi ko nta mutima mubi ngira ngo wenda sinzi nako. Buriya mufite ikindi kintu. Kumva. Nyine ariko dundi tuzagikwe no igite cyipfira ubundi. Ako njye ko atari umuntu wadutesheje umutwe. Ariko nta impamvu yo gutesha nta mukene we wundi kuvuga imbere y'umukire. Sibyo? Ahubwo shirisha mfite ikibazo muzi. Cyese. Shirisha mfite ikibazo muzi. Cyese. Kuri pendi mu ndashaka amafaranga. Angahe? Ubu muri amafaranga. Wenda baye make nshakira n'ijana kuko ndayikeneye. Yego. Okay. Nimba ufite ikibazo cy'amafaranga kandi imbere yo gukemura ibibazo byawe funda gukubanza ibyo reka nizane laptop nyine kugira ngo usendingire amafaranga kuri banki yawe. Nimba ufite ikibazo. Yego. Ariko nyine ni ahantu nansobanura ikibazo cyari cyo sibyo? Nyine ndabikubwira nta kibazo. Reka mbanizane kuko ari n'umugabo dufitanye gahunda. Ari nta. Mfite ikibazo. Shama zibero.
sha muri wanjye bagiye kumwirukana ku ishuri kandi umushahara wanjye nyine ndakeka ko uzaza utinze. Nyine papa nani bagiye kubikubwira sibyo? Papa afite gahunda yo kubongeza umushahara. Wow. Ariko nyine niyo ngo amafaranga yanyu ari gutinda. Yego. Ariko nko ku matariki ari 20 ziri imbere ubwo none itariki 14 sibyo? Nko kuri 34 34 bwo zibaho. Ako. Ubwo nanjye ngiye kubeshya nyine ubwo. Bone batatureye. Nko kuri zinga. Ubwo ni ku itariki y'ejo kundi kwezi. Turabo turya iki? Nyine muri hanga. Wiki? Uko nimba ari ni iminsi 20 kuko kubishira muri system guhindura ama bank yanyu ama account yanyu amafaranga yajyaga ngo ahinduke aba IT ba hano amwe kubizafata iminsi 20. Akoshashira abakire muri ira tundi kure kimwikunda. Bisoje bigenda ati. Ubwo roza boss azajya kamvuge make. Oya no se imba agiye kubongeza umushahara sibyo byumve. Rero kugira ahindure settings za account zanyu abayiti bamwe kubizafata. Musaza azongije den umushahara abakozi barimo bararyikiye. Sibe mwajya mu bitekerezo. Nta kundi kuyagena sibyo gusa ihangane. Utazicwa n'inzara. Wowe nsubize. Wowe amafaranga hari sibyo? Utazicwa n'inzara. Wowe amafaranga hari sibyo? Kandi nyine bande ngushiremo amafaranga. Kandi ushyeho n'utune ya 20 nyine ubona inzara nazo nyine. Shashira gusa uri kubireba we yo kunsigaye. Nabi sibyo? Neka ngushi 120. Ugende nyine Rwanda urebe nyine ko bagukora izo nzara. Ndabona amafaranga ageze kuri Bella umukundwa. Aho mama yakwise n'akazi na keza. Yego. Kurenza wowe. Ngabe funga machine gambwira. Ako mukanya ari umushoramari tugiye kuvugana. Heka Umuki? Ari umushoramari nyine ushaka gushora ngo muri design cyashya bagiye gukora muri company. Turi buvugana ariko mukanya. Arazana mu rugo. Aransanga nako naribika eka machine y'itelefone mbwira. Ko baby ndiwe ukuntu abandi ko kwizera. Ngubutse. Araba ari umupapa. Oya ntago ari umukobwa. Ntago ari umukobwa bese ibyo nkunda. Nimba atari umukobwa byo nta kibazo. Deni nimba ari umukobwa ntabwo byaba bisawa ariko ari umukobwa ntabwo. Bivuga ndeba. Ase kumfuhira cyane. Nkagufira sinago ngukunda. Bezi buriyeje kuri kampani ko ndumva mfite isoni ubwoba. Ngikise. None ndashaka no kugusuzukanyira ndariko bigabiye njya birabintu. Konge sibyo. Ntabwo nshaka ko nyine hari umukozi cyangwa papa yamenya ko nyine dukunda. Hasi ndi kuki budashaka ko bijya hanze. Papa papa agira amahane cyane. Papa yamerera nawe peka no mama we. Babona ndi umukobwa usebetse cyane. Oya ntabwo nyine ntabwo usebetse cyane. Ariko kumva ngo nakundanye n'umukozi wabo. Usko biba bigana no gukundana n'umukozi wo mu rugo. Akabakire nimba baba baribonye mwiki. Bifata n'abari. Ako sinda bifata nawo ibintu byumvikana. Nge ndashaka ko bijya hanze maze. Bizagorana ariko. N'undi tuzabisha kugera ryari. Ntabwo bizaya nyine ntabwo ari igihe kizagira nyine igihe nikijya tuzabivuga tu. Bivuga ngo igihe nikigera tugomba kubishyira hanze. Tuzabitekereza sibyo. By the way, arumwe ngo ari cyo ushaka kumbwira cyangwa nyine Okay, nari ngukumbuye ikindi. Nari ngukumbuye ariko nyine bya akazi nabo kanyemera kuvugana igihe kinini sibyo. Biko hari umuntu ushaka tugiye kuganira mu kanya. Ndabona n'amasaha ashobora kuba yageze. Ndabona amasaha ageze twavuganye. Rero ihanganye tuzabana ejo kuri office mfite byinshi ngiye gukora papa taza akandakarira. Okay, ntabibi. Ni papa arabizi ko ari amagurwa yagiyemo kandi ari buze mu gitondo sibyo. Ngomba gutunganya raporo y'umunsi ko mu kazi byagenze. N'ejo hashize ndibahamagara Charles. Charles uyu munsi niwe wakoze wenda abasekreteri wa papa n'abandi bakozi nyine ariko ngiye kumuhamagara manze nyibye raporo nyitunganye ngiye kuvuga no umuterankunga no mushoramari wacu sibyo nyine uri hangana ako bembe gusohoka yego no tuzajya muri credo sibyo kwangiriza umwanya hanguruka umerekeze nitahira
urabona burije kandi nyine papa araza mu gitondo mfite gukora raporo y'akazi kugira ngo bereka ngo renze umuryango sibyo ndaza ngo renze umuryango Allo? Ndakumva James. Uvuze ngo? Asimani mwaje mubaseriye mwana. Niba tugiranye deal, niwe tujya kuvugana papa. Oya mwijya mu bimbwa wana, reka n'ibyo ntabwo ari byiza ariko. Niba mwumvikanye nanjye nikitwe kumvikanye, ibya papa ntabwo byabirimo ariko. Kubyo ntabwo byumvikana, nuzi ko ntibarwaranye ko tuvugana ku isaha. Nuzi papa byije yabijemo. Mwiki? Mana mujye mubasere mani, sibyo? Giye bumvikanye nanjye, ntabwo bumvikanye na papa. Ibyo bya papa ntabwo byari kuza mariko, sibyo? Mwiki? Vama niba ntarimba wavuganye na papa, ki ntacyo uvuga nanjye ubwo rero, sibyo? Aho ikomeza no kunjagaraza mani. Niba wavuganye na papa, ubwo deal mwayirangije, nje ntacyo nyimaze nyine, sibyo? Ntari nyine ejo uzajye kureba papa nyina gusinyira ntari. Ako James man umenye ko mberenga di serious. Kora chairman se nibiki chairman nibiki? Man ngiri wumvikaye deal nanjye ibya chairman byari kuza nyuma. Sibyo? Uko company yo nanjye na papa nyine nkuko bivuze. Oya man. Ariko murahemuka man, mwa muri guhemuka. Niba deal wumvikanye nanjye papa ari kubizamo gote man. Oya nari byihorera. Sanga ari mane ejo bajye kurya nyine papa gusigira nari. So. Chati bose babaye imbwa. Yumvikanye ngo na papa. Papa sabije mote. Umfesi nanjye sohoka. Ngiye kwiryamira. Oui. Waramutse neza Pamela. Waramutse gute? Waramutse neza wehoze. Nanjye meze neza. Kumamagaye ni amahoro. Nisi ko nari nciye hano kuri kampani yanyu naza nkagusuhuza hano abasekirite ntabwo bamerera nabi. Yinjira nta kibazo. Yego. Okay, urakoze noneho nazi. Sawa.
ngo ninjire cyangwa uraza kundeba hano ku muryango? Okay, noneho kaninjire. Sawa. Amakuru ni meza. Ni karibu nyine. Aha nahise. Aha imvuye mu isoko gatako nciye hano kuri kampani reka ahantu ukorera. Hara kuri gate ntabwo bagukoroza bari abagabo. Oya bari abagabo nta kintu bantwaye. Ahubwo mwana yanjye kukorera ahantu heza. Ibyo bidasanzwe biri hano. Yes, harasa neza, harakeye mwana yanjye. Urebye shaye bari mutungo y'abakirere. Cyane ahubwo okay tukirambonga bimeze neza. Byose mbikesha wowe. Asha ntabwo namuko ndikubwira ngo boss wacu agira amahane cyane. Reka dusohoke tugiye kwicara ariko mukagiye tukiganira hari ikibazo. Nta kintu bitwaye ariko mana ukorera ahantu heza ahubwo giye ubijyemo unshakira akazi nanjye ndebe ko nazi. Byangaje ngerageze ndebe ko bikunda. Yego. Kanze tugende hari ahantu twakiganira. Hano urahabona aha hantu ni heza bera ukuntu hari amahumbezi meza hano ni heza cyane siko abana mufite amafaranga mubayeho neza amafaranga se shavuye ko abantu babayemo barapfundikanye cyane kuri ahantu ni heza ndahishimiye cyane ahantu heza ho kuganira n'ukuri umve ngo nari nkukumbuye ego kumana n'ukuri nari nkukumbuye museje nababwiye turi kumwe umva none nsigaye nkukumbura kenshi mwana usiko nkukumbura kurusha na sheri wanjye hano nizeye ko wariye basi nariye ndanagushimira cyane warakoze ubu gutya amaze iminsi ndi kurya yego na mukecuru nabonye ukuntu mwoherereza udufaranga nyine urebye ni neza ese we nkubaze yego kutabiri kuma kuri y'abashiri bawe bita ubundi cha nta sheri mfite ntawe niganiriraga hasi ni gute umukobwa nkawe nta sheri ugira none se sheri koko sheri wanjye mana yanjye ibintu by'abahungu wapi urabizi ubuzima ndimo ntago bwanyemera kujya no mu nkundo ngo mbihuze bikunde ntago byakunda pe ahubwo wowe nta sheri waba ufite yego komana harya ntabyizi ntabyo ayo makuru se ugize uyama ntago nambwiye ko nitana n'umwana wa boss reka we yampereye hehe umva shumi mfite umusore kagira inkuru agufitiye icyitwa ipinda ahubwo se si wumva ahubwo si uwo musore nta kuntu nanjye nta kuntu wanshakira cyangwa se cyangwa se ukanamunyihera ngiye kuko njye ndi umukene kabiri kangabona umuntu yikura amata mu kanwa kayahundi wanamuma ariko turi inshuti iki wa masheri wawe nyine urabyumva hari ibidasangirwa ntubizi se ahubwo wenda nashaka ukundi kuntu mbigenza ariko none se uramukunda ko wimyoje nakuzi ko nta soni ugira urukundo se rukora ikintu mukurikiyeho ni kimwe bimwe nakubwiraga nimba afite amafaranga ikindi kirenze kuri iki
ugiye kwistressa ngo urakundana muri iki gihe nta kindi abatipe bamaze uretse kubabaza imitima y'abantu cyo ni icyambere ikindi byagenze uku none ejo byagenze gutya birangire finali umwe niyahuye aho kugira njye kwiyahura hejuru umusore tuzapanga ibyunguka tuvugane ibivamo ampa amafaranga ibindi birangira ariko bera nkabibona imicyo uhoraho uhora ukeye nanjye nirwa nanditse amenyo muri iyi Kigali ahubwo nanjye ukwiye kunshakira cyangwa sheri wawe tukamusangira nanjye akajyamo ku mafaranga ntuke ngaho windakaza ariko se bera nkurakaza gute ibintu ndi kukubwira urumva atari byo umva se twumvikane mwana ahubwo reka njye ndashaka ukuntu mbigenze yego gushakira undi wenda umuti kuko mvugana n'abatipe benshi cyane ntabwo nakubwira pase umuntu ufite ubwenge ikindi umva ukamenya kwiyitaho ubundi Kigali ahubwo se siwumva se ahubwo aho ngaho ubu ngiye kwikuramo bwa buturage bwanjye bw'ubunyacyaro ubundi nze umusirimu ubundi nanjye kuko nanjye nshaka kumera nkawe erega kwambara ipantaro yego tujipo nda turi sexy udukanzu nyine tugufiya asubakirwa wambaye irumbiya nk'ibyo umusore akazigera kugira santima we nise wa mapantaro ubwo yambera bera umuntu nkanjye w'umunyacyaro amapantaro nzayambara zambera ubwo n'ubugoryi ufite umunsi wumva nyine muri wowe ubugoryi bwarangiye ndakubwiza ukuri n'ijipo ishyika ubundi wakunyereka neza ubu gutyo ubugoryi umva ahubwo urambwiye ndeba imicyo uriho subiza kunsanga mu rugo se nambariye agapantaro ariko nta nyine ni hara mu rugo mba nitinya mbona bitambereye nyine abizi natwe bakobwa b'abanyacyaro oya wikirwa ubwo abakobwa b'abanyacyaro iga kwiyitaho ariko kubera ukuntu uri gusa n'ukuntu mbona ukeye nanjye ngomba kubikora nanjye nkasirimuka hajya nirwa kwirirwa nkubwira ngo bera gutya na gutya ukananshakira n'akazi nkajya mu kazi nkeye ngomba kubanza nkiyitaho byo nta bidasanzwe ndaje mbipange nyine ngiye ko biri bukonda ariko nyine please ndamuka nkuzanye mu kazi uzamfasha ibyo bintu by'ibikanzu ayo uzabitwikira ntago mazi gusa sinzigere mpura nawe wambaye nabi sibyo urakoze cyane ikindi cya kabiri wahindura amavuta mbese sinzi ikintu tuzakoresha kugira ngo nyine numve ko tuzajya tugendera mu muhanda utari kunsebya singo yego gusa wagira inshuti yagira nkawe nta bidasanzwe wagira inshuti yagira nkawe pe kubera ko uri inshuti nziza man ahubwo ikintu gigomba gukora ugomba kunshakira igitipe gifite amafaranga ahubwo se nakubwiye harya hari amakuru mfite ashyushye ndabizi ufite menshi ejo ndakugendeye urumva yego nyine naramubeshye ngo muri umunange afite ikibazo nyine ngo kwishuri bamyirukanye nkibivuga gusa naramubwiye ngo ndashaka amafaranga 1000 nimba ari akundibuka namubwiye 100 ahita amijana na 20 kagira inkuru nkibivuga gutya 120 arayaguhereza ubwo busa mana yanjye erega mwana ko muri uyu mujyi n'ugufunguka mu mutwe abakobwa b'i Kigali mubayeho ntago umuntu ntago mana nyagasa none njye mbamva nta nicyo twavugana none gisekeje simukunda habe na gato ayo mafaranga yose ayaguha nta rukundo nta kintu mukunda se mwica kuri ikintu cyakora njya mubonaho ni kimwe wenda ashobora kuba nkunda mukuntu kanswe k'abasore rega ntago wabizera ariko nanone uwo musore angiriye impuhwe bera kuri turi inshuti ariko amugiriye impuhwe uwo ni umuteto ukuri mu bwoba ariko nako nta mpuhwe ahubwo nanjye tumye ngira amagashyari ubundi se wabaye akoresha birirwa bigaraguramo yabase none se uwo musore mukundana isakora iki ni se ntabwo rero nyiri kampani nkoramo ese kumbe mfasha ntabwo nayo nabimenye abana bavutse neza bakavukira mu mafaranga 10 iyo yiteruye ngo nkeneye iki ariko iyi miteto mfite bera iki nkwiye kuyireka igitinda ni kimwe no gusinya sheke gusa ibindi bwete birangira kumukura rero nkuriye bari nko ato n'ubundi by'abapfu biribwa n'abapfumu